Nongeye kukwifuriza kugubwa neza wowe udukurikiye kuri iyi YouTube channel yacu. Tuguhaye ikaze kandi turagushimira. Niba waramaje gukanda subscribe turagushimiye cyane, kandi nawe niba utarayikanda yikande ubu ngubu. Rero uyu munsi mbazaniye agashya rwose keza cyane. Ngiye kubereka uburyo ki wakoresha internet y'ubuntu nta megabyte ufite kuri telefone yawe. Bikorwa bite rero? Ubusanzwe hari abajya babereka amakode agiye atandukanye n'ibindi byinshi cyane, hari ababereka ama VPN, ariko njyewe uyu munsi mbazaniye agashya ntandukanye n'abo bantu bose. Hari abirwa babeshya amakode, hari abirwa babeshya n'iki. Uyu munsi ikintu nshaka kubakora ni kimwe. Nshaka kubereka kode, nkabereka ama VPN. VPN ubwo ni za application zitanga internet y'ubuntu, cyangwa se mu kimwe nkakwereka kode yabasha kugira gute kuguha megabyte z'ubuntu. Reka mbivuge neza. Njyewe nje kukwereka kode zaguha megabyte z'ubuntu, kode zatuma ukoresha internet y'ubuntu, atari byo kuvuga ngo baguhaye megabyte z'ubuntu, ndetse na kode yatuma ukopa guhabwa internet y'ubuntu, cyangwa se nanone nkwereke application zatuma ukoresha internet y'ubuntu cyangwa se izaguha megabyte z'ubuntu. Niba wishimiye kubana nanjye ndagushimiye, ngaho kanda subscribe, ukande like, kandi nugira ikibazo kuri video zacu, ugira ikintu udusaba cyangwa se ubaza kugira ngo tubashe kugufasha kuba twagufasha kugira ngo nyine icyo kibazo hoye nacyo gikemuke. Mbere na mbere agakode koroheje ku bantu mwese mukoresha MTN, simukadi ya MTN. Iyi kode ngiye kubanza kubahayo ibasha kuguha megabyte 1024 buri uko uyikanze. Niba ufite simukadi yawe ya MTN ukaba ufite smartphone, kanda iyi kode ikurikira. Uzakanda akanyenyeri 345 akanyenyeri 8 urwego. Nukanda iyi kode dore ngiyi irankize mu kanuza, irankize muri karakano. Ugikanda iriya kode ukemeza kuri simukadi yawe ya MTN. Nge simukadi mfitemo ntago ari MTN. Ubikore n'ubungubu tuvugana, nushaka kutubikora ntago ari byo kubeshya, ni ibintu by'ukuri. Urahita uhabwa megabyte 1024. Noneho ikindi kintu, hari igihe usanga kuri iyo telefone barazisabye izo megabyte, bahita babikubwira muri message nabwo. Iyo usanze barazisabye ushyira mu yindi simukadi runaka, naho babasha kuzigwa. Urumva ko ibintu rero ari uburyohe. Aka gakode ni akakode k'ingenzi, gafate mu mutwe ubundi ujye ugakoresha wishakira megabyte. Noneho ibanga riri kuri iyi kode, ikintu nakubwira, urugero nk'igihe ubonye smartphone nyinshi, wowe ubasha gukoresha ya simukadi yawe. Urumva neza, ubasha gukoresha ya simukadi yawe ukayishyira muri za telefone nyinshi zigiye zitandukanye. Wenda dusapoze ko baguha gigabyte, ushyize mu yindi telefone baguha indi gigabyte, washyira mu yindi telefone bakaguha indi gigabyte, gutyo bakaguha megabyte nyinshi zigiye zitandukanye. Ubwo kuri iyi kode ndakeka ibintu byose bivivutse. Umuntu uragiraho ikibazo atubaze, byose byakemutse. Nizere ko byose byakemutse. Please ntabwo mba nshaka kugira ngo mave mutabyumva neza. Dore rwose ngiyi kode byakemutse, ubwo ngubwo twagiye ku bindi. Rero bakunzi bacu, ariko iriya ntabwo ari kode, ntabwo ari kode yonyine itanga. Itanga megabyte, ariko ntabwo ituma ukoresha internet y'ubuntu. Nyine izo megabyte baguha n'iz'ubuntu, ariko ndi kubudushyiramo ku buryo uhabwa megabyte z'ubuntu bya nyabyo zihoraho. Nako ntabwo ari uguhabwa megabyte z'ubuntu, amusore kubivuga nabi. Icyo gihe ufungura network zawe ugashyiramo iyo kode, direct internet ihita iba ubuntu. Urumva ko ibintu rero bimeze neza cyane. Ariko nanone mbere yo mbereka iyo kode, reka mbanze ndagira ngo mbere ku tuntu twinshi tugiye dutandukanye, kubera umwanya bari na mutoya. Ariko nimukenera ikindi gice cyo kuri video, mubyandika muri comment, nanjye ndagitunganya ndeko nakibagezaho. Ubwo mbere na mbere tugiye noneho ubu ngubu tugiye kuba twakoresha Play Store. Play Store ngiriya nayishyize mu kaziga. Ikintu tugiye kuyikoresha ni iki?
twebwe ikintu tugiye kujya kuyikoresha, tugiye kugenda mbereke application z'ingenzi zatuma ukoresha internet ku buntu. Ikintu uzajya ukora, uburyo zikora, uzajya ufungura, numara gufungura iyo application, ufungure na network zawe nta megabyte ufiteho, ubundi wemeze uhita utangiye gukoresha internet yawe ku buntu. Dukande kuri Play Store yacu, uzategereza n'ubundi bibanze bigire nk'ibisanzwe. Nurangiza ikintu uzakora, uzaza hano hejuru hara muri search, ndakiye kuri kubona nyine gusearchinga application bisanzwe nk'uko bisanzwe cyangwa se usanzwe ubikora, and then uzaza wandikemo Stack VPN, ndakeka uri kubibona ngibano hejuru hasi babiduhaye, nanga barabiduha, urabona ko bagiye babiduha byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ubwo rero uzakandaho, ubundi ukande search. Ugikanda search, dore iyi ni application ya mbere mbanje kukwereka. Iyi application ikoresha internet y'ubuntu iyo wayifunguye. Ubwo rero iyi application yo niba mushaka ko nabigisha ukuntu ikoreshwa, ubwo nzabikora mu yindi video, ariko niba mutayishaka nabwo nta kibazo, ubwo ntabwo nzirwa nyikora. Ariko ku bantu bifuza kugira ngo mbere ukuntu twayikoresha dushaka internet y'ubuntu, munyandikire muri comment muvuge muti murayishaka, ndahita nyibagezaho. Indi application nabwo uzagaruka ngaha wandikemo Hatano Plus. Iyi ngiyi mwahoze muyikoresha muri benshi ndabizi cyane, ariko impamvu nyigaruye nuko abenshi bajyaga babeshya ngo gutya na gutya. Uyu munsi noneho ndagira ngo mbereke ko ikora mu buryo bwa nyabwo. Ngiye nshaka kuzana impinduramatwara abantu bajyaga bababeshya. Ngiye ndagira ngo iyi YouTube channel yacu ijye yigisha ibintu bizima kandi biciye mu mucyo, buri wese azajya ahava bimeze neza cyane. So tuzayikandaho nyine nk'abagiye kuyisearchinga. Dore ngiyi ahangaha nk'uko ubireba njye nsanzwe nyifitemo. Urabona ko bari kumbwira ngo nyopening, bivuze ngo ngenda yifitemo. So iyi Hatano Plus rero nayo na application itanga internet y'ubuntu. Urasabwa iki rero? Nta kindi kintu usabwa, urasabwa gukanda subscribe, ukansaba nayo yuko nabereka ukuntu isigaye ikoreshwa. Ntago ari ibintu bigoye cyane. Ubwo wowe ikintu urakora mbere na mbere, ushobora no gukoresha YouTube yawe. YouTube yawe, iyi YouTube ikintu yagufasha mu buzima busanzwe, uzajya uyikoresha ureba video zanjye. Ntabwo ni kwava nakubwiye ngo ukoreshe YouTube cyane, kubera ko niho ngiye kujya ncisha video uburyo wakoresha internet y'ubuntu, uburyo wagira gute, ni ibintu byinshi cyane. Ubwo ubutaha ikintu tuzareba, tuzigira hamwe gukoresha ari application mbereke na code yawe internet y'ubuntu ihoraho, ndetse no guhamagara ku buntu biraje vuba. Uburyo wareba password ya utaruyizi, urugero wagera kuri utayizi ugahita uhakinga password. Ibyo ni ibintu byose nshaka kubagezaho muri iyi minsi. Ikintu ugiye kunkorera, kanda subscribe kuri channel kugira ngo dukomeze kubana 5 kuri 5. Ukeneye izo video zijye gukurikiraho, ubyandika muri comment. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Ntiwibagirwe gukanda subscribe.